Yes, turongeye turabasuhuje inshuti bavandimwe bakunzi ba Nzuri Business Group Limited. Reka twizere ko mukomeje kugubwa neza aho muherereye hirya no hino ku isi, nk'uko duhora tubibifuriza muhahe muronke. Iyi rero ni kampani yanyu ya Nzuri Business Group Limited, ibagezaho imitungo itimukanwa igurishwa cyangwa se ikodeshwa, ari nako kandi tubasha kubamanagingira imitungo yanyu, tukabafasha kwibyaza umusaruro. Si ibyo gusa kuko tubashakira ibyangombwa byo kubaka ndetse tukanabubakira cyangwa se tukabavugurura, ari nako tubashakira n'ibyangombwa byo kuvugurura. Komeza rero ukande subscribe utarabikora, cyangwa se ukande kukazogera, ukore share, tujye tubana umunsi ku wundi, yaba wowe ndetse n'inshuti zawe n'abavandimwe bajye bamenya ibyiza byose bigezweho mu mitungo itimukanwa hano mu gihugu cyacu. Turagusuje rero wowe uri muri Amerika, muri Afurika, muri Aziya, mu Burayi, ndetse n'aha mu Rwanda by'umwihariko i Kigali. Reka rero dukomeze kubana namwe, ari nako tubereka iyi nzu nziza cyane y'akataraboneka. Ni inzu ya kadasitire, nini cyane ikiri nshyashya. Iyi nzu ikaba iri hano mu Busanza. Ni ukuvuga ni hano mu mujyi wa Kigali rwagati, mu karere ka Kicukiro, umurenge wa Kanombe, ahazwi nko mu Busanza. Iyi nzu rero iri mu Busanza, mu ruhande rureba Kabeza, mu ruhande rureba Kicukiro, Niboyi na Kagarama, n'aho bita ku Muyange. Ni ukuvuga ngo ifite view nziza cyane, ureba Kabeza, Kicukiro Niboyi, Kicukiro Kagarama, Kicukiro Muyange, ndetse utibagiwe na Nyanza na Gahanga. Ni inzu nziza rwose mu by'ukuri, iri mu kibanza kinini cyane gifite ubuso bwa metero kare 460, bivuze ngo babasha guparikamo imodoka byibuze enye nini. Ari nako kandi inzu nayo ari nini cyane kuko ifite ibyumba bine binini byo kuryamamo, ikagira douche na toilette eshatu, ikagira salon nini cyane, saramanje nini cyane, cuisine nini cyane, ifite na stock yayo mo imbere nini cyane, ikagira chambre principale nini cyane, ifite douche na toilette binini cyane, ndetse ikagira n'urwambariro runini rwiza muri chambre principale. Si ibyo gusa kubera ko iyi nzu ifite n'amanex, icyumba twakwita cy'umukozi, douche na toilette byo hanze, ndetse n'igikoni na stock yacyo nanone hanze, ikagira ikigega cy'amazi hejuru aho, ikagira aho kwanika imyenda. Si ibyo gusa kandi kubera yuko iyi nzu ifite n'ibyo twita rooftop. Ni ahantu hejuru y'inzu nyine haba hameneye dare, ushobora kugenda ukicara ukanywa icyayi, ukanywa ikawa, ukanywa byeri, ukanywa papu, ukarya, ukasomera igitabo, ukaganira, witegeye noneho umujyi wa Kigali hafi ya wose. Ni inzu rero ahantu heza, si kure ya kaburimbo, kandi ni hejuru y'umuhanda, pana munsi y'umuhanda. Iyi nzu rero yubakishije ibikoresho bigezweho kandi byiza cyane, bikomeye, bijyanye n'igihe, bikomeye rwose. Ni imari mu by'ukuri, ntikwiriye kugucika. Ni karitsiye nziza iri hafi y'ibikorwa remezo byose, ni karitsiye nziza kandi yo kurereramo. Inzu rero niba wayikunze, nta kindi nakubwira nuko waduhamagara kuri ya nimero yacu mumaze kumenyera muri benshi, ariyo 0788486797, cyangwa se 07812023. Si ibyo gusa rero, ushobora kudusanga ku zindi mbuga nkoranyambaga zacu, Instagram, Facebook page, Twitter cyangwa se X, hose n'ubundi twitwa Nzuri Market. Komeza rero kandi subscribe cyangwa se sabone ku bakoresha ururimi rw'igifaransa aho utarabikora. Tujye dukomeza tubane umunsi ku wundi, 5/5. Ciao iwacu muri Nzuri Business Group, umukiriya ni umwami, tubahaye ikaze.